gutungana ry'uhorusenga mana n'uwiteka ujumumvira ry'ukunda abakristo fasha abarembye na hato ushakirwe shaka gutungana agomye benshi horana na Yesu mu rwiherero tegereza uzaba nkawe bose bazamenya umeze nkawe shaka gutungana akuyobore imbere ye nugira ibyago ukumera kose y'umwiyambaza y'uyoboka Yesu mumvire rwose gutungana tuzumutima tekereza ibyiza wihutiraho umvira umwuka w'iz'urukundo uzatunganira kuba mw'ijuru kuba mw'ijuru dusenge aho buri wese ari atuze kandi ace bugufi dusenge. Ndagushimiye data mwiza izina ryawe icyubahiro nshimiye yuko utwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose ubwo tubasha twe kuzirikana n'ubwo tutazirikana twe nk'abana b'abantu kigendeye nuko uba wifuza ko imibereho n'umurimo wawe ukomeza gukorerwa muri twe turabigushimiye data. Nje muri gahunda yo gusoza gahunda y'amasengesho uyu umunsi wawe wera w'isabato tugushimiye ifunguro ryihariye waduhaye ry'umutsima w'ubugingo kandi n'ubu ugiye kongera kutumanyagurira dore kugira ngo ibi byose bibe ibyo kukuza impagarike yacu ya mwuka kandi n'imibereho yacu ya gikristo ihinduke ku rugero ubyifuzaho data. Nsabiye umuvandimwe Dan ugiye kwigisha mwambike imbaraga kandi umuhe network umuhe uburyo bwose bushoboka bwiza kugira ngo ubutumwa bwawe butambuke kandi bukize imitima yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Yani tuguhaye ikaze.
Ndabasuhuje bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana iduhane umugisha. Reka dufatanye gushima Imana yabanye natwe uyu munsi wose muri iyi Sabato, ikaba itwongereye andi mahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Twize byinshi nk'uko usenza bigarutseho uyu munsi, ariko ni byiza ubwo Imana itwongereye iki gihe kugira ngo tugire andi magambo twigira hamwe yo mu ijambo ryayo mu gihe dusoza uyu munsi w'isabato. Ni iby'igikundiro kuba dutangiye tungana gutya, kandi dukwiriye gufatanya twese kubishimira Imana yo idushoboje, n'abandi batari baza cyangwa se abazakurikira nyuma. Turizera tudashidikanya yuko tuzasangira umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana tugiye kwiga. Ntabwo ndi busharinge sikirini kugira ngo tujyane, ahubwo ndaza kubasaba yuko tuza gukoresha ibitabo biri hard copy, aho turafata Bibiliya tugasoma, tugafata igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu ntoki tukagisoma, ndetse n'ibindi bitabo turi bwifashishe nk'ivugabutumwa, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, umurimo wa gikristo gutyo. Nari nifuje ko twatangiza indirimbo ya 47 ivuga ngo shaka ivuga iriya ndirimbo iravuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani, yishaka gutungana ya 28 dutangije. Nayo ni indirimbo nziza cyane, ariko iyi ndirimbo ya 47 nayo ni indirimbo nziza cyane, ariko ntabwo byakunze ko tuyitangiza. Iyi ndirimbo ivuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani, nubura amaso ndora igihugu cyiza cy'i Kanani, niho ibyanjye biri. Wari uhagaze ku nkengero ya Yorodani akareba i Kanani, ngo niho ibye byari biri, ariko ntabwo ariho we yari ari. Bishatse kuvuga ngo nubwo yari mu gihugu cyo hakurya ya Yorodani, atari yagera i Kanani, ariko ibye, ubutunzi bwe bwari buri hakurya i Kanani. Ubwo rero ni ikintu twatekerezaho kandi twakuramo isomo rikomeye cyane, kumva uburyo cyuramo ntabwo yari ari i Kanani, ariko ibyo byari biri i Kanani biturutse ku kintu kimwe gusa, cy'uko umutima we ariho wari uri. Yari yubuye amaso nayo arangamiye hariya i Kanani. Reka rero dushime Imana ko natwe turi ku nkengero, aho tubasha kwitegereza iwacu, aho tubasha kwitegereza i Kanani binyuze mu kwegurira Imana imitima yacu, amaso yacu akarangamira hakurya ya Yorodani. Mbese Yorodani ni iki? Mbese icyo kiri hagati kitubuza kwambuka ngo tugere hakurya, nyamara ibyacu ariho biri ni igiki? Iyo Yorodani ni iki? Tugiye kwigana amagambo akomeye aragaruka kuri ibi bikubiye muri insanganyamatsiko byose, yaba ubushukanyi, umuziki, kwiyoberanya n'ubuhakanyi, ku nkengero, n'ubundi ku nkengero za Yorodani, cyangwa se hakuno, habura Yorodani gusa, habura kuyambuka gusa ngo tugere iwacu. Mbese ibi bintu bihari, ibi bintu by'ubushukanyi, ibintu by'umuziki, kari ibintu byabaye n'ubundi kera mu gihe twageranya na Alufa, kandi hakaba hagomba kubaho na Omega yabyo. Twe tugeze he mu gusohora k'ubwo buhanuzi bw'ibyabaye kandi byagombaga kongera kubaho? Ndashimira umuvandimwe Elize umajije kudusengera, kandi ngiye kongera nsenge ubundi dukomeze n'iki cyigisho. Reka buri wese aho ari, twese twicishe bugufi mu mitima yacu, ubundi dusenga Imana. Mana yacu nziza, turagushimye, turaguhimbaje
izina ryawe rihabwe icyubahiro muri twe iteka ryose. Niwe Mana yacu, niwe muremyi wacu, niwe muremyi wa byose, isi n'ijuru n'inyanja n'ibiboneka muri ibyo byose, iboneka n'ibitaboneka, natwe abantu byose niwe wabiremye, kandi ni wowe ubibeshejeho, niwe ubikontorora. Ubwo rero ibyo bigushyira mu mwanya wo kukwiriye icyubahiro, twebwe tugacishwa bugufi, izina ryawe rihabwa icyubahiro iteka ryose. Tugushimiye ko wabanye natwe uyu munsi, tugushimiye aka kanya keza utwongeye, kandi ndakwinginze ngo abe ari wowe utwigisha, ntaba ari njye, ahubwo imbaraga yawe yigaragaze binyuze mu ijambo ryawe tugiye kwiga. Unkize kandi ukize n'uwumva wese n'uzumva iki cyigisho nyuma. Imbaraga yawe itugeze ku rugero rukwiriye, aho kwihana, aho dutsinzwe n'ijambo ryawe, uduhe guhindukira maze twihane, kugira ngo tubabarirwe nawe, tugume mu nzira yawe kandi tujye mu nzira yawe by'ukuri. Uwiteka, ubushake bwawe bwubahirizwe muri twe, uturinde ko muri twe haboneka inkomyi, kuko wowe tuzi neza tudashidikanya ko wifuza kutugirira neza. Ngaho ibyo ushaka bibeho muri twe, none n'iteka ryose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka turambure Bibiliya zacu turebe muri Amosi. Mbese bavandimwe, mwaba muri kunyumva? Okay, nabibonye ko muri kunyumva. Ubwo muvuze amen ku isengesho tumaje gusenga, ndashaka ko turambura Bibiliya. Iki cyigisho turajya dukoresha inyandiko Amosi igice cya 5 umurongo wa 20 niho tugiye gusoma. Umurongo wa 20 kugeza wa 24 hari amagambo akomeye avuga ngo, mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. Nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa, mukantura amaturo y'amafu, sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro, by'amatungo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Amen. Ni ukuvuga ngo aya magambo arakomeye cyane. Imana niyo yashyizeho gahunda y'ibitambo binyuze muri gahunda yahawe Abisirayeli mu buturo bwera, ariko hano harimo amagambo akomeye avuga yuko Imana itagishimye ibitambo byacu cyangwa se indirimbo, kandi niyo yari yashyizeho gahunda mu buturo bwera y'uburyo ki abantu bakwiriye kuririmba. Mbese Imana yashyizeho gahunda yo gutamba ibitambo, yari kugera ikanga iyo gahunda yayo mu gihe igikorwa neza? Oya rwose, ntabwo ariko byari kuba, kuko Imana itajya yivuguruza cyangwa se ngo yibeshye ku bizaba, ibone ahari yapanze gahunda nabi none hegeraho yisubireho. Ntabwo ariko biri rwose, ahubwo Imana gahunda yayo igihe yubahirijwe neza iba igomba guhabwa icyubahiro, n'abantu bakanyura mu nzira yayo batunganye kandi bakiranuka. Igihe rero bihindukiye ikavuga yuko iyo gahunda itakyemewe, ni igihe iyo gahunda yakozwe mu buryo bunyuranye nuko yakagombye gukorwa n'uburyo ki Imana yabipanze. N'iryari igihe cyageze ubwo ibitambo byatambwaga mu buryo bunyuranyije gahunda y'Imana, indirimbo zikaririmbwa mu buryo butandukanye na gahunda y'Imana, kandi n'ibirori byabaga. Umurongo wa 21 igice cya 5 cya Amosi. Nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Kandi kwari uguterana kwera, ariko ngo Imana ntabwo inezezwa nako. Nyamara tumaje kubona yuko yaba ibi birori yaba uku guterana Imana yari isigaye yanga, nuko byari binyuranije na gahunda Imana yari yarashyizeho. Urwa kabiri rwa Tesalonike, reka dufate Bibiliya zacu dusome mu rwa kabiri rwa Tesalonike.
Kwa kabiri rwa Tesalonike igice cya kabiri, kwa kabiri rwa Tesalonike igice cya kabiri ku murongo wa 9 kugeza wa 12. Igice cya kabiri umurongo wa 9 kugeza wa 12 aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose no gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwaho iteka. Nyamara ngibi byagombaga kuza nk'uko tubisomye guhera ku murongo wa 9, ngo kuza k'uwo mugome kwagombaga kuza mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma. Ariko iyo usomye titre hejuru ku gice cya kabiri usanga havuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Igihe muri iki gihe twegereje kugaruka kwa Yesu nk'uko ibimenyetso bibigaragaza, n'uko guhishurwa k'uyu mugome n'ibisigisigi byabyo bigenda byigaragaza, biragaragara neza yuko ibi ngibi byagombaga kuzabaho. Ariko ubu ngubu amaso yacu abasha kubona gusohora k'ubuhanuzi bugiye butandukanye, atari n'ubu gusa. Ibi bimenyetso n'ibitangaza ariko biza mu buryo bw'ibinyoma biragaragara, n'ubuhenzi bwose no gukiranirwa kubarimbuka. Ariko biratangaje ko ku murongo wa 11 bavuze ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose. Ni ukuvuga ngo habanje kuvugwa ukuri, habanje kubwirizwa ukuri, ariko abantu banga kwizera. Niyo mpamvu mu magambo tumaze gusoma muri Amosi twabonye yuko n'ubundi Imana yabanje gutanga umurongo w'ukuri abantu bakwiriye gukurikiza, ariko bo bishakira ibihimbano byinshi, cyangwa se bakora ibintu mu buryo butagenwe n'Imana, ariko bakavuga yuko ari gutamba ibitambo byatanzwe mu buryo bwategetswe n'Imana, ariko Imana ikagera ikavuga ngo ibyo bintu ndabigaya. Ndashaka yuko dusoma amagambo ari muri aka gatabo. Hano hari agatabo ifite kameze gutya kitwa umurimo wa Gikristo. Umurimo wa Gikristo, kano gatabo kameze gutya. Ngira ngo aka gatabo aka ni agatabo k'umurimo wa Gikristo ariko kahinduwe n'abagorozi. Kahinduwe n'abagorozi. Ngiye gusoma rero amagambo arimwo aboneka kuri page ya 44. Page ya 44 mu cyigisho kirimo cyo mu murimo wa Gikristo, nyine ku cyigisho cya 3 kivuga ngo imiterere y'abagize ubwoko bw'Imana. Mwumve amagambo tumaje gusoma tuyahuze n'aya ngaya. Hano baravuze ngo kubura k'umwuka w'ibwirizabutumwa. Kwa gingo ka kabiri baravuga ngo umwuka nyakuri w'ibwirizabutumwa warakamye mu matorero, agikomeje kwiyogeza arata kwizera kwayo. Imitima yabo ntikigurumanamo gukunda imitima, kandi nta n'icyifuzo bafite cyo kwiyobora mu rwuri rwa Kristo. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye, hari gahunda yashyizweho n'Imana yo mu buturo bwera, y'uburyo ki ibitambo bikwiriye gutanga, y'uburyo ki gahunda zo kuririmba zikwiriye gukorwa, kandi n'umurimo wose nk'uko guhera igihe umuntu yinjiye mu rugo rw'ubuturo bwera kugeza ahera cyane, uko gahunda zose zakurikizwaga nk'uko Mose yarabyeretswe mu cyitegererezo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ariko twabonye yuko ngo Satani nawe yagombaga kuza. Satani nawe yagombaga kuza akavanga iyo gahunda yashyizweho n'Imana, hakinjira ubushukanyi
mu buryo ariko bwiyoberanyije umuntu atapfa kubona ako kanya, ariko ari uburyo bw'umushukanyi kandi ngo ari uburyo bwo gukora kwa Satani. None ahangaha baravuze ngo gahunda y'ibwirizabutumwa yarashyizweho n'Imana, aho umukristo agomba gukunda kandi akumva buri wese afite akahe ko gushaka imitima yazimiye, akumva nta kindi kimuraje ishinga, akumva mu murimo we agomba gukora witirirwa izina ry'Imana, agomba kugarura imitima yazimiye. Ariko ngo umwuka nk'uwo nguwo uri kugenda ukama mu bantu, aho kugira ngo abantu bagire icyifuzo mu mitima yabo, ngo ntabwo icyo cyifuzo kikigurumana muri bo. Dushaka abakozi b'abanyamwete, mbese nta muntu n'umwe uhari wakwitaba ijwi ritabariza hose. Nta muntu n'umwe wakwitaba ijwi ritabariza hose rivuga ngo nimuze mudutabare. Mbese nta jwi wumva muri wowe ritabaza rivuga ngo muze mudutabare? Hepfo baranditse ngo umutima wanjye uraremererwa iyo ntekereje ukuntu amatorero yacu ari kure yo kwiyumvisha ibyo azabazwa n'Imana. Mbese tujya dutekereza yuko umurimo twahawe n'Imana igihe kigomba kugera tukawubazwa, tukabazwa uko twitwaye, tukabazwa ibyo twakoze mu ruzabibu rw'Imana. Paje ya 45 n'ubundi kuri ako kagingo, ngira ngo hano umuvandimwe yadufashe yatweretse n'undi ako kagingo ko kitwa muri iki cyigisho cya 3 mu murimo wa Gikristo, kuri paragarafe ya 3 uhereye kuyisoza ako kagingo baranditse ngo benshi mu bavuga ko bakurikiye Kristo ntibiyumvisha uburemere bw'imitima kuruta bisi. Ariko iki kintu kirakomeye cyane. Abisi biyumvisha uburemere bw'imitima gute se ubundi? Nta muntu w'isi wumva uburyo cy'umutima uremereye. Nta muntu w'isi witaye ku kuzimira k'umutima. Ariko biratangaje ko hano bavuze ngo no mu bavuga yuko bakurikiye Kristo ntabwo biyumvamo uburemere bw'imitima ngo barusha abo b'isi. Irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo, gukunda kwigaragaza, gushakashaka ibinezeza, bitandukanye abavuga ko ari abakristo n'Imana. Kandi ingaruka y'ibyo ni uko umwuka w'ibwirizabutumwa usigaye kuri bake gusa. Muri iki gihe ngo umwuka w'ibwirizabutumwa nyakuri, umwuka wo kunihira imitima y'abazimira, ngo usigaye ku bantu bake cyane. Hakorwa iki kugira ngo abo banyabyaha b'Isiyoni bahumurwe kandi indyarya zibarimo zihindishwe umushyitsi? Mbese hakorwa iki? Ni bande biteguye kujya mu ruzabibu rw'Uwiteka? Ni bande biteguye kujya mu murimo w'Imana bafite umutima wa Kristo? Nakunze icyigisho twize kare cyatubwiye uburyo ki umutima wa Kristo wari umeze, aho umuntu yumva yiyanze, aho Pawulo avuga ngo aho kugira ngo bene wacu bazimire nabura ubugingo bwanjye, nagubwa nabi kandi nabura n'ubugingo buhoraho. Aho Mose avuga ngo Mana nkura mu gitabo cy'ubugingo aho kugira ngo urimbure ubu bwoko. Mbese murumva umutima wa Kristo? None ahangaha baravuga ngo mbese nta jwi abavuga yuko bakorera Yesu bumva ribatabaza rivuga ngo muze mudutabare? Mbese iryo jwi ntabwo ryumvikana? Ndashaka yuko dusoma amagambo ari muri aka gatabo k'ibyaduka, muri aka gatabo k'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri paje 158. Paje 158 hariho amagambo akomeye cyane avuga ngo Satani yiyambitse ishusho y'umukristo. Dusatiriye
murambabarira network yarigize akabazo, mbese muri kunyumva noneho kugira ngo dukomeze. Network yarivuyeho mu buryo nanjye ntazi, ihise yigaruraho. Mbese muri kunyumva? Imana ishimwe. Dusatira iherezo ry'amateka y'isi, kandi Satani arakora cyane kuruta mbere hose, arihatira kuyobora isi ya gikristo yose mu muvuduko ukangaranije, yihuta, arakora ibitangaje ngo abiyobeshe abantu. Satani yagaragajwe nk'intare yivuga, izerera ishaka kuyiconshomera, arifuza kwigarurira isi yose ngo ayinjize mu ishyirahamwe rye. Ahisha ubuhindugembe bwe munsi y'umwambaro wa gikristo, akigaragaza nk'umukristo ndetse akiyita kristo ubwe. Satani n'ubundi ntabwo ashaka kuza ameze nk'inyamaswa yigaragaje n'ubukana bwe n'ububi bwe, ahubwo ngo yiyambika umwambaro wa gikristo. Hepfo baranditse ngo ijambo ry'Imana rivuga ko igihe ibyo bizahamanya na gahunda ye, umwanzi yifashishije abakozi be mbabarire, azagaragaza imbaraga ikomeye mu ishusho ya gikristo ku buryo azayobya n'intore niba bishoboka. Hepfo baranditse ngo bitewe n'uko imyuka mibi izahamya ko yizera Bibiliya kandi ikagaragaza ko yubaha inzego z'ubuyobozi bw'itorero, imirimo yazo izemerwa nk'aho ari ukwigaragaza kw'imbaraga y'Imana, kuko izaba yiyisaba Kristo. Bavandimwe, ibi bintu birakomeye, kuko iyo urebye ku ipaje ikurikiraho usanga baravuze yuko iyi mbaraga izaza atari imbaraga iturutse hanze, ahubwo ngo azaza ari imbaraga iturutse mu itorero ubwaryo, mu itorero, mu bagize itorero ubwaryo. Kuko ku kagingo ka 557 baranditse ngo imbaraga ikomeye cyane y'ikibi mu isi yacu si imibereho yo gukiranirwa ikorwa n'umunyabyaha ruharwa cyangwa iy'umugizi wa nabi, ahubwo ni imibereho y'ugaragara nk'umukiranutsi ukwiriye icyubahiro n'ubupfura, wa wundi abantu babona bakubaha bakavuga ngo mbega umukristo. Yugaragara nk'umukiranutsi ukwiriye icyubahiro, ariko muri we hari icyaha yagundiriye, hari icyaha yabagariye, ikibi cyashonyagijwe, ubuhanga, itarano, igikundiro ndetse n'ibikorwa by'ubuntu n'ibya gicuti bishobora guhinduka bityo imitego y'uburiganya ya Satani yo guteza imitima kugira ngo ayisunikire mu irimbukiro ry'umwuka. Mu gihe ibi bintu byari byiza by'ubuhanga n'itarano no kugira igikundiro ndetse no gukora ibintu ngo bya gicuti, mu gihe byari byiza nk'uko twabibonye muri Amosi no mu Matesalonike, mu rwa kabiri rwa Tesalonike igice cya 2, twabonye ko Satani agomba gufata ibintu byari byiza akabivangira bigahinduka ibintu bibi. Mu gihe umuntu yagombaga kugaragaza izi ngeso ze mu buryo bukurura imitima, mu buryo bwo reka nkureho video ndebe yuko bitongera gucika ahari.
abatizera, hano hepfo baranditse ngo abatizera baba bafite ukuri iyo biteze ko bavuga yuko bitondera amategeko y'Imana bakagira no kwizera nk'ukwa Yesu, bakora ibiruta cyane ibyo undi muntu wese yakora mu guteza imbere no guhesha icyubahiro umurimo bahamagariwe. Binyuze mu mibereho yabo itunganye, kuba intangarugero mu kwera no mu cyitegererezo gikora. Nyamara kandi akenshi abagiye bigira abarengezi b'ukuri nibo bagiye baba inkomyi ikomeye ikubuza kujya mbere. Iyo umuntu yirekuriye mu kutizera, iyo agaragaje gushidikanya, iyo akundwakaje imirimo y'umwijima, aba ateye akanyabugabo bamarayika babi, kandi aba yuguruye inzira yo gusohozwa kw'imigambi ya Satani. Iyo umuntu yumvishe imiburo, nyamara iyo miburo akayikerensa, we ngo akihitiramo gukomeza inzira y'umwijima, ngo aba yuguruye Satani kugira ngo amukoreremo. Mbese nta cyitegererezo dushobora gusoma muri Bibiliya mu kubara igice cya 25 cy'umuntu wakinguriye ibishuko by'umwanzi, mu kubara igice cya 25, kubera yuko nawe yari yaramenye ukuri, ariko arangije uko kuri yiyemeza no gukorera Imana kugira ngo yamamaze uko kuri, ajya aba umuhanuzi w'Imana, ahanurira abantu iby'amahoro, ariko ni ruto ngo yagiye abagarira nawe umwijima, ngo birangira yiyeguriye Satani. Ndashaka ko dusoma mu kubara igice cya 25, dufate Bibiliya zacu, igice cya 25 kiravuga ngo Abisirayeli basenga ibigirwamana Uwiteka abahana. Ahangaha igice cya 25 ndaje nkigereho, ariko iki gice cya 25 kiza birumvikana ko tuba turenze igice cya 24, aho bavuga ngo Baramu yongera kabiri guhesha Abisirayeli umugisha. Ndashaka kugaruka kuri Baramu mbere yuko tugera kuri twiga ibyerekeranye n'aya magambo aboneka mu gice cya 25. Uko Baramu hano ngo yongera, nuko yari yabikoze na mbere mu bice byabanje, guhera ku gice cya 22 uzasanga uburyo ki Baraki yinginze Baramu kugira ngo amuvumire ubwoko bwa Isirayeli. Nyamara Baramu yarahoze ari umuhanuzi w'Imana, ariko nawe nk'uko tubisomye mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo ka 558, nawe ni ruto yagiye abagarira irari ryari rimurimo ryo gukunda ubutunzi. Baraki amushukishije ubutunzi, arabureba, arangije aracanganyukirwa, aravuga ati uko byagenda kose ubu butunzi ntago bugomba kunca mu myanya y'intoki. Muribuka yuko twanabyize kuri platform, uko twabonye ukuntu Baramu yagiye yumva ashaka kugisha Imana inama, ariko mu by'ukuri inama agiriwe n'Imana ntayumvire, agashaka we kwigerekeraho ibye, ameze nk'umuntu ushaka kugerageza Imana, ayibwira ati waretse nkanabigenza gutya ko nabyo ntacyo bitwaye. Biza kurangira Imana imuretse ajya mu bushukanyi, biza kurangira ashutse ubwoko bw'Imana, ari nacyo gice cya 25. Uburyo ki Abisirayeli nabo kubwo kurangara no guteshuka, n'uburyo ki Satani yabinjiriye ni ruto, ibyari umugisha bagombaga guhabwa byarangiye bibaye umuvumo binyuze mu bushukanyi bwa Baramu. Hano muri iki gice cya 25 baranditse ngo Abisirayeli baguma ishitimu, kandi ahangaha ishitimu nk'uko bigaragara mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ndetse no muri Bibiliya birumvikana mu bakurambere n'abahanuzi paje 380 na zingahe, 381 mu gitabo giheruka gusohoka vuba
baravuze ngo ubuhakanyi bwabereye kuri Yorodani, kandi turi kwiga igiciro kivuga ngo ubushukanyi, umuziki, kwiyoberanya n'ubuhakanyi ku nkengero, n'ubundi ni ku nkengero ya Yorodani. Ahangaha Abisirayeli bari hano i Shitimu. Reka wenda some aya magambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paje ya 381. Hano baravuze ngo bari hariya i Shitimu, ngo hagati yabo n'igihugu cy'isezerano hari uruzi rwa Yorodani gusa, kuko twatangiye tubivuga ngo mpagaze ku nkengero za Yorodani ndeba hakurya i Kanani. Hakurya y'urwo ruzi hari ikibaya kirumbuka, kandi aho ngaho hari hakurya nyine i Kanani, ahari ikibaya kirumbuka n'umujyi wa Yeriko nk'uko babigaragaza. Kandi mu ruhande rw'iburasirazuba rw'urwo ruzi rwa Yorodani hari ahantu hakikiye, hari ikibaya cyiza cyane hakikiye urwo ruzi rwa Yorodani, ari naho hari ikibaya cya Shitimu. Cyari ikibaya kirimo cyiza giteye amabengeza, mbese njye babona uburanga, ariko cyari giteye amabengeza. Aho niho Abisirayeli rero ngo bari babambye amahema, nk'uko bigaragara kuri paragarafu ya 2, bari babambye amahema yabo aho ngaho kuri urwo ruzi, ngo mu biti byaho ngo hari ibiti byiza cyane by'imikindo, ngo ku buryo kuharuhukira byari ibintu byiza cyane. Ariko hepfo baranditse ngo ariko nubwo bari bakikijwe n'ahantu heza, bahahuriye n'icyago cyabaguye nabi cyane kurusha ingabo zikomeye, ndetse n'inyamaswa ubwazo bari baragiye bahurira nazo muri ubwo butayu bwose, ubutayu bamazemo imyaka 40 yose. Ngo bahuye n'ikintu gikomeye cyane aho hantu, ku buryo yaba ingabo barwanye nazo kugira ngo bageraho, yaba n'inyamaswa z'inkazi bahuye nazo, ntabwo zigeze zibagusha nk'icyo gishuko bahuye nacyo bari aho hantu hatuje kandi heza cyane. Icyo gihugu cyari gikungaye ku mutungo kamere, cyari cyarandujwe n'abaturage bacyo. Nubwo cyari gifite umutungo kamere ari cyiza ukirebeye inyuma, ngo ariko abaturage bacyo bari baracyanduje. Iyo baramya bari mu ruhame, iyo baramyaga bari mu ruhame, ibyaha bikomeye biri hanyuma y'ibindi, kandi ibyaha by'urukozasoni byakorwaga ku mugaragaro. Ntabwo aba bantu bari bagitinya gukora ibyaha by'urukozasoni ku mugaragaro, ngo ibyaha birusha ibindi byose gukomera. Mu mpande zose habaga hari ahantu hagenewe gusengerwa ibigirwamana byabo, ndetse bakahakorera ubusambanyi bw'indengakamere. Kandi amazina y'aho hantu bari baragiye bahita, ngo yagaragazaga ububi bwaho no kwangirika kw'imico by'abaturage baho. N'ubu ngubu hari amazina y'amakaritsiye amwe n'amwe ujya kumva, wenda namwe mushobora kuba hari ingero runaka mutekereza z'amakaritsiye aba afite amazina ateye ishozi cyangwa ateye ubwoba, ku buryo rimwe na rimwe ayo mazina anagaragaza kwangirika kw'imico y'abantu batuye aho hantu. Rero ngo aho hantu hari hameze gutyo, harumbuka gutyo, ngo hari harangijwe n'imico y'abantu baho. Ariko ndagira ngo mwumve amagambo hepfo banditse, baravuze ngo iyo mibereho y'abantu bari bakikije Abisirayeli yarabanduje. Ari nabyo biboneka hano muri iki gice cya 25 ngiye gusoma, aho banditse muri iki gice cya 25 ngo abantu batangira gusambana n'abamowabukazi. Ku murongo wa mbere aya magambo ahita agaruka ku murongo wa mbere. Mbese aba bantu batangiye, Abisirayeli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'abamowabukazi. Ni umurongo wa mbere w'igice cya 25. Mbese amagambo murumva ukuntu ateye ubwoba. Mbese niki cyatumye aba bantu bari ubwoko bw'Imana bahita bishora muri ubu busambanyi tumaje gusoma ahangaha, yuko bwari bwaradutse muri aba bantu, kandi ngo batatinyaga gukorera no ku mugaragaro? Mbese ibi bintu byaba byaraje mu bwoko bw'Imana kugeza nubwo abitirirwa izina ry'Imana batangira kubikora ku mugaragaro nabo, nk'uko abapagani babikoraga. Abo bantu b'Imana bakabona biteye ubwoba. Ibyo babonaga biteye ubwoba, ni iki cyatumye bageraho bakabitinyuka kugeza ubwo nabo babyishoramo? Hepfo baranditse ngo ku murongo wa 2 igice cya 25 cyo kubara, ngo kuko
babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'imana zabo, abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Murumva Abisirayeli ahantu bari bageze. Ndashaka gusoma intandaro y'ibi bintu byabaye ku Bisirayeli nkuko dusomye ku mirongo ibiri y'iki gice. Muri mirongo ibiri bavugamwo amagambo akomeye kandi dukwiriye gusobanukirwa intandaro y'ukuntu abantu bari ubwoko bw'Imana yacishije mu bintu byinshi. Babonye experience y'ibitangaza byinshi Imana yabakoreye, babonye kurimbuka kw'abantu muri bo, ababyeyi babo bari bakomeye, uburyo ki bagiye barimbuka kubera kwiyanduza. Ni gute nabo batinyutse kwiyanduza bigeze aha ngaha. Kuri paje 381 iyo bajya gusoza hepfo baranditse ngo igihe bari babambye amahema yabo ku nkengero za Yorodani, Mose yateguraga uburyo bwo kwigarurira Kanani. Uwo muyobozi ukomeye yari ahugiye muri uwo murimo wo gutegura uburyo baziyambukira bakajya iwabo mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ariko ku bantu bo icyo gihe cyo gutegereza cyababereye ikigeragezo gikomeye, kandi hatarashira ibyumweru byinshi amateka yabo yari yamaze kwanduzwa no gutandukana n'ukuri n'ubutungane mu buryo buteye ubwoba, nk'uko bigaragara mu murongo wa mbere n'uwa kabiri gusa by'igice cya 25 cyo kubara. Mu gihe Mose yari ahugiye mu gutekereza ukuntu bakwiriye kwambuka bakajya hakurya, ari gupanga uburyo bazambuka, abangaba ngo bari bamaje kwiyanduza. Hepfo baranditse ngo bigitangira habayeho gusambana kw'Abisirayeli n'abapagani bari baturanye, ariko nyuma y'igihe gito abagore b'Abamidiyanikazi batangiye kujya baza mu nkambi y'Abisirayeli rwihishwa. Kuza kwabo ntabwo kwateye gukangarana, kuko abantu ngo bagiye bimenyereza ni ruto. Kuza kw'aba bagore nubwo bari basanzwe basangayo, ariko abagore batangiye kujya baza ngo nyamara ntihabaho gukangarana, maze buhoro buhoro imigambi yabo igenda igerwaho, ku buryo Mose atamenye icyo kibazo, kuko yari ahugiye mu gutegura uburyo kibazambuka bakajya i Kanani. Mu kwifatanya n'Abaheburayo, aba bagore bari bafite umugambi wo kubashuka ngo babagushe mu cyaha cyo kwica amategeko y'Imana. N'ubundi twabonye ko ari mu buryo bwo gukora kwa Satani, kandi ngo aba bantu bagiye bazana ruto bo ngo bari bafite intumbero y'icyo bagambiriye. Birababaje kubona ubwoko bw'Imana bushobora kwinjirirwa n'abantu bo bafite intumbero y'icyo bagambiriye kuzageraho hanyuma, kandi icyo kintu kikaba ari uko bizasoza ubwoko bw'Imana buhemukiye amategeko yayo, kandi babarehereze gukora imihango n'imigenzo bya gipagani, bityo babashore mu gusenga ibigirwamana. Iyo migambi yari ihishwe bikomeye, itwikiriwe ubushuti ku buryo butashoboraga gukekwa, haba n'abari bashinzwe kurinda abantu. Mbese aya magambo murayumvishe neza, ngo ibi bintu byabayeho mu buryo buhishwe, ku buryo n'abayobozi b'abandi, ku buryo n'abayobozi b'ubwoko bw'Imana batabashe kumenya uburyo kibi bintu birimo birabinjiramo. Wumva ukuntu hano bavuze ngo biturutse ku nama yari yatanzwe na Baramu wa wundi wari washatse kuvuma ubu bwoko bikamwangira, nyamara agashaka kugira ngo bazahemukire Imana maze bitandukanye nawe. Biturutse ku nama rero yari yatanze, umwami w'Abamowabu yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kuramya imana zabo, kandi byari byateguwe rwihishwa ko Baramu ashuka Abisirayeli bakajyayo. Baramu yagombaga gushuka Abisirayeli kubera iki rero? Mwibuke amagambo twasomye mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo ka 557 na 558 batubwiye ngo ntabwo abanzi dukwiriye gutinya ari abaturutse hanze, ahubwo ngo ni abanzi b'imbere. N'aha ngaha hepfo baranditse ngo Abisirayeli bamufataga ko ari umuhanuzi w'Imana, ku buryo kugera ku migambi ye bitamugoye cyane.
abantu benshi cyane bajyanye nawe mu birori, yaraje avuga ati nanjye muranzi ko ndi umuhanuzi w'Imana, ariko hano habereye ibirori, henga tujyeyo. Maze kuko bari bamwizeye nk'umuntu ukorera Imana, mbega uburyo dukwiriye gutinya abantu b'abashukanyi b'imbere baturuka imbere. Maze ngo bajya mu birori, bishoye ku rubuga rwabuzanyijwe, bityo bishyira mu mutego wa Satani. Bashutswe n'umuziki no kubyina, kandi bakuruwe n'uburanga bw'abakobwa b'abapagani, maze bazibukira kuba indahemuka kuri Yehova kwabo. Mbega ukuntu bitangaje, ngo bashutswe n'umuziki, bumvisha umuziki aho bari babambye amahema, maze Baramu nawe araza arabashuka, akoresha ubushukanyi bwe. Niyo mpamvu iki cyigisho kivuga ngo ubushukanyi n'uyu muziki byabaye ibintu byo hiyongeyeho no kukwiyoberanya kwa Baramu. Mbega uburyo ki aya magambo aboneka muri iyi titire yose tuyakozeho. Uku kwiyoberanya kwa Baramu kwateye ubuhakanyi bukomeye ubwo bari bari ku nkengero ya Yorodani. Ngo bashutswe n'umuziki no kubyina, kandi bakuruwe n'uburanga bw'abakobwa b'Abamowabukazi, maze bifatanya nabo gusenga ibigirwamana. Bavandimwe, muri iyi minsi habayeho ibyigisho bigiye bitandukanye byavuze ku mbaraga y'umuziki, aho umuziki ukurura abantu, ukaba ugiye niba navuga ngo ugiye gufata abari ubwoko bw'Imana, cyangwa waramaze gufata abari ubwoko bw'Imana, cyangwa se reka mbivuge muri ubu buryo, uyu muziki uri gukoreshwa cyane muri iki gihe, aho abantu ngo bishora mu muziki no kubyina, bizasoza abantu bose baramije ibigirwamana uko byagenda kose. Muri iki gitabo cy'ivugabutumwa kuri paji ya 394 banditse amagambo akomeye ku kagingo kavuga ngo ibirori no kwiyerekana. Baravuga ngo gahunda y'umuhango n'ibirori ntibibarwa mu bigize ubwami bw'Imana. Usanga ibirori bigenda biba byinshi cyane kandi bigakabya, mu gihe amahame y'ingenzi yerekeye ubwami bw'Imana yibagirana. Ariko ntabwo gahunda y'umuhango n'ibirori ari byo Kristo adukeneyeho. Akeneye kwakira imbuto zivuye mu ruzabibu rwe z'ubutungane no kutikanyiza, ibikorwa by'ubugwaneza ndetse n'imbabazi n'ukuri. Ariko nk'uko twabisomye, twabonye yuko ngo ibikorwa by'ubugiraneza, umutima w'impuhwe no kutikanyiza, ngo biri kugenda bikama mu bakristo, aho ntawe ucyumva ijwi rihamagara ngo muze mudutabare, by'abantu bari kugenda bazimira, kandi ngo bakazimira ari benshi. Muri iyi minsi hakozwe ibyigisho bikangura abantu, bikwiriye gutuma habaho ububyutse n'ivugurura mu bintu byerekeranye n'umuziki. Gahunda y'itorero n'inama yabayeho ya iniyo bavuze ku byerekeranye n'umuziki, bacyaha amakorari, bacyaha abaririmbyi ku bintu byerekeranye n'umuziki. Ariko ndagira ngo mbabwire, muri iyo myanzuro narayisomye, nabonyemo bari gushishikariza abayobozi b'amakonferanse n'abayobozi b'intara b'amatorero, kuko n'ubundi nibo bafasha abayobozi b'amakonferanse, ko bakwiriye kwita ku gushyira mu bikorwa imyanzuro y'iyo nama, no kwita ku bintu byerekeranye n'umuziki abaririmbyi n'amakorari baririmba mu gihe cyitirirwa gahunda zo kuramya. Ariko ndagira ngo mbabwire, nyuma y'uko iyo nama ibaye, nyuma y'uko iyo myanzuro yanditswe, wakubwira ibitaramo bimaje kuba, wakubwira uko ibintu n'ubundi by'urukozasoni byakomeje kujya mbere, byakomeje gukorwa n'ubundi mu itorero, wagira ngo iyo myanzuro ntabwo yigeze yandikwa, wagira ngo nta kintu cyigeze kiba. Ariko ngo ibi ngibi byose biragaragaza aho tugeze, biragaragaza n'ubundi, niba navuga ngo niyo omega y'ibi byabaye twageranya na arufa, byabaye muri iki gihe cy'Abisirayeli. N'ubundi mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuga yuko iyi mibereho y'Abisirayeli igereranywa n'ubundi n'imibereho
ya Isirayeli yose yo mu gihe y'ubwoko bw'Imana igereranya, kandi ngo iby'urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani biragereranya urugendo abakristo banyuramo igihe berekeza muri Kanani y'iby'umwuka. Kandi ubwo bari bageze kuri iyi nkengero, ibintu byahabaye biragereranya ibigomba kubaho muri iki gihe ubwo twegereje kugaruka kwa Kristo. Mbese ni bande biteguye kumva aya majwi adukikije y'abantu bavuga ngo bati muze mudutabare? Mbese nta jwi wumva mu mutima wawe ngo muze mudutabare? Aya majwi yabaye menshi, ariko abitirirwa izina ry'Imana batangiye batubwira ngo bizibye amatwi, imitima yabo yabaye ibihuri, ntabwo bakibasha kumva aya majwi. Dore ngibi ibyo bahugiyemo, bahugiye mu muziki, bahugiye mu kubyina, kandi bakururwa n'uburanga bw'abakobwa, kuko uyu muziki ndetse no kubyina bikurikirwa n'ubusambanyi bw'indengakamere. Ndashimira umuvandimwe Nyirinkindi Aimable ku cyigisho yakoze, wenda namuvuge mu izina kuko ntacyo byishe cyane. Yakoze icyigisho nakunze cyagarutse neza ku ngaruka z'ibyerekeranye no kumva umuziki mubi, aho bihurira no gukangura iruba ry'ubusambanyi mu bantu, aho bihurira no guhenebereza intekerezo zikajya kure y'Imana. Nyamara abantu bumvise iki cyigisho nk'uko byagiye bigaragara mu makomenti agiye atandukanye, benshi barashimira ivugurura ryabayeho binyuze muri icyo cyigisho, binyuze mu byigisho n'ubundi n'ibyo twagiye dutambutsana mbere yaho n'ibyagiye bitambuka bashishikariza abantu kwiga kugira ngo babone kujya kubwira abantu. Burya abantu bakwiriye kwihatira kwiga kugira ngo babone ibyo babwira abantu, nk'uko n'ubundi no muri iyo myanzuro ya Union navugaga baravuze ngo nta muntu ukwiriye kuba umuririmbyi atamaze igihe mu itorero, nko kuvuga ngo akwiriye kuba yarize ibyerekeranye n'amahame y'itorero, n'amahame y'ibyo gukiranuka, n'uko umuntu akwiriye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Nyamara se gushyirwa mu bikorwa kwabyo abayobozi ba konferanse bashishikarijwe gukurikirana bo babihagazemo neza? Barabikurikirana se? Ese abaririmbyi bumvishije iyo myanzuro, abaririmbyi bumvishije izo nama bagirwa, twebwe twiteguye kwihana? Twiteguye kumvira imiburo itangwa? Ibintu byabereye aha hantu birababaje cyane. Ikintu cyakurikiyeho ni uko Abisirayeli bari batagitinya nabo gusambana ku mugaragaro nk'uko twabonye byabaga muri bariya bantu bo muri kiriya gihugu, bikaba byari byarabatwaye ingamira. Ndashaka gusoma ibintu bikeya nerekeza ku musozo. Ndashaka gusoma n'ubundi, reka nifashishe aka gatabo k'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri paje 161. Byaduka byo mu minsi y'imperuka akagingo ka 567 aravuga ngo ibintu mwatubwiye muri Indiana neretswe ko bigomba kuzabaho mbere y'irangira ry'igihe cy'igeragezwa. Mbese ibyo bintu byari ibihe? Bazirundurira mu myidagaduro y'inzaduka y'uburyo bwose. Mbese imyidagaduro y'inzaduka n'ibirori ntabyo tubona muri iki gihe? Mbega ibintu bisigaye bibaho muri iki gihe. Bazasakuza, bazavuza ingoma, abantu basigaye bavuza ingoma bagakuramo n'amakoti kubera kubira ibyuya, bazacuranga kandi bazabyina. Muri icyo cyigisho umuvandimwe yigishe navugaga yasomye ibihamya bigaragaza ko izi ngoma zigitangira umuntu agatangira kuzunguza umutwe no mu mayunguyungu akazunguza amayunguyungu ye n'ikibuno bigatangira kwizunguza, umutwe ugatangira kwizunguza kubera ingoma n'umuziki. Ibi ngibi biteza ikibazo mu ndirimbo zo mu buturo bwera. Ibyo bintu bidakwiriye, ari nabyo bikurura gusakuza, umuntu akaba nk'uwacanganyukiwe. Bazacuranga kandi bazabyina bikarangira umuntu abyinnye.
inzira z'iby'ubwenge zizajijwa ku buryo ntawe uzabasha kubyitabaza ngo yifatire imyanzuro iri mu bwenge. Nta muntu uzaba ukibasha gufata imyanzuro iri mu bwenge. Akagingo gakurikiyeho baranditse ngo uruvangitirane rw'urusaku ruhungabanya ingingo zumva kandi rugahindanya ubusobanuro bw'ibyakagombye kuba umugisha iyo biyoboranwa ubwenge. Imbaraga z'abakozi ba Satani ziteza imivurungano yo gutitira, bavuza induru ndetse n'akajagari k'urujijo. Bifatwa nk'aho ari ukwigaragaza k'umurimo w'Umwuka Wera. Abantu bagahuma bakazamura amaboko, bakazamura amajwi arenga, bakavuza ingoma ubundi bakabyina, maze bakavuga ngo aha hantu rwose dutashye twishimye, hari Umwuka Wera. Nyamara byahebye ukajya. Ibyo bintu byabayeho mu bihe byashize, bizabaho mu gihe kizaza. Icyo gihe cyashize cyari Alufa kandi hagomba kubaho Omega. Satani azatuma indirimbo ziba umutego bitewe n'uburyo zizaba ziyobowe. Mu gihe indirimbo zari zo kuzamura abantu kubera kuririmba basobanukiwe n'ibyo baririmba, nk'uko muri iki cyigisho cya 15 mu gitabo ibwirizabutumwa nabashishikariza kuzakiga, iki gice cya 15 kivuga ngo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Baravuga ngo abantu bakwiye kuririmba basobanukiwe n'ibyo baririmba. Nyamara muri iki gitabo baravuga ngo abantu bo bagiye bakunda kwiririmbira gusa badasobanukiwe n'ibyo baririmba, bigatuma ngo amagambo baririmba ntahahuriye n'imibereho yabo. Ntukagira akanya na gato tugenera imyidagaduro itagira gahunda. Mu by'ukuri ijyana umutima kure y'imbaraga yimbitse y'Umwuka Wera ikorera imbere mu mutima. Umurimo w'Imana wigaragariza buri gihe mu mutuzo ndetse no kwihesha agaciro. Umurimo w'Imana wigaragariza buri gihe mu mutuzo ndetse no kwihesha agaciro. Amen. Ndashaka gusoma amagambo ari muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paje ya 284, aho banditse ngo Abisirayeli bataneshejwe n'ingabo cyangwa ubupfumu bw'Imidiyani, bwa bupfumu Baramu yagiyemo ndetse ari kumwe na Baraki. Ibyo bintu ntabwo byigeze bibagusha, ahubwo bagushijwe n'indaya z'Abamidiyani kandi bataragurishijwe n'ingabo zaho, bataragushijwe n'ubupfumu bwaho, bagushijwe n'indaya zaho. Bavandimwe, hano banditse amagambo akomeye bavuga ngo ngubwo ubushobozi abagore bakorera Satani bakoresheje kugira ngo bagushe mu mutego kandi barimbure benshi. Kuko yagushije benshi abakomeretsa. Nukuri abo yishe ni umutwe w'ingabo munini, ni umutwe w'ingabo munini. Aya magambo yanditse mu Migani igice cya 7:26. Uko niko urubyaro rwa Seti rwashutswe rukareka ubudahemuka bwaro, kandi urubyaro rwakiranukaga rugahenebera mu bibi. Kandi bavandimwe, uko niko Yosefu yageragejwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko Yosefu we yatsinze. Amen. Niko na Samusoni wari umutabazi w'Abisirayeli yagambaniye imbaraga ze mu maboko y'Abafilisitiya binyuze mu nda ya Delila. Aho niho Dawidi yasitaye bavandimwe, ko yitegerezaga muka Uriya. Ni naho Salomo, umwami warushaga abandi ubwenge bose,
yahindukiye imbata y'irari maze arekura ubunyangamugayo bwe. Kubw'iyo mbaraga mbi ituma umuntu ata ubwenge. Kubw'iyo mbaraga mbi ituma umuntu ata ubwenge. Bavandimwe, ibyo byabereyeho kutubera akabarore. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasorowe n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Satani azi neza igikoresho agomba kurwanya mu mutima w'umuntu, kubera ko yabyize abishishikariye mu gihe cy'imyaka myinshi. Azi impande runaka zo mu mico yigarurira mu buryo bworoshye, kandi mu bisekuru byinshi byagiye bikurikirana yagiye agerageza kugusha abagabo bakomeye, yagiye agerageza kugusha ibikomangoma mu Bisirayeli. Akoresheje ibigeragezo nk'ibyageze ku ntego yabyo i Bari y'i Pewori. Satani ibigeragezo yagiye akoresha ngo bikagera ku ntego. Ibyo bigeragezo ngo arabyandika akabizirikana neza kugira ngo azongere kubikoresha mu gihe kiri imbere. Mbese muri iki gihe ageze he yigarurira abantu akoresheje ibintu nk'ibyo? Umuziki ushora abantu kuguta ubwenge maze ngo bagatwarwa n'uburanga bw'indaya cyangwa se uburanga bw'abagore. Mu ibihe byagiye bikurikirana habayeho abantu badafite imico ishikamye bagiye banyerera ku bitare byo kunezeza irari ry'imibiri yabo. Ubwo twegereza iherezo rero ry'igihe, bavandimwe, ubwoko bw'Imana buhagaze ku ngabano za Kanani yo mu ijuru nk'uko yabigenje kera. None Satani azakuba kabiri umuhati we, azawukuba kabiri kugira ngo abuze ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Mbese ubushukanyi yakoresheje cya gihe nabukuba kabiri bizacura iki? Mbese ageze he ibi bintu turi gusoma bishyira mu bikorwa? Imitego ye ayitega umuntu wese, nta muntu n'umwe adatega. Ntabwo abatarize n'abatarateye imbere mu mico ari bo bakeneye kurindwa gusa, ahubwo abantu bose barashukwa. N'abantu bari ku ruhembe rw'imbere mu byerekeranye n'umurimo w'Imana, Satani arabashuka ngo azategura ibishuko bye abitege abari mu myanya yo hejuru bafite inshingano zikomeye kurusha abandi. Aramutse atumye banduza ubugingo bwabo yabakoresha maze akarimbura benshi. Bavandimwe, muri iki gihe akoresha abakozi nk'abo yakoresheje mu myaka isaga 3,000 ishize. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7 ribuza abantu gusambana akoresheje inshuti z'isi, imbaraga ikurura y'uburanga, gushaka kwinezeza, kuvuyarara, ibirori cyangwa inzoga. Ibyo byose nibyo Satani akoresha. None bavandimwe, ndashaka yuko dusoma amagambo asoza iki cyigisho cya 41 muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, akaba ariyo dusorezaho. Amagambo asoza ni inama zikomeye tugirwa, ni nayo nanjye nshaka gusorezaho. Kuri paje ya 387. Aya magambo ngiye gusoma niyo ndi busorezeho, ahera kuri paje ya 387. Ndabona igihe n'ubundi cyageze, reka nsome aya magambo asoza, munyihanganire dusoze icyigisho cyacu neza. Icyigisho kivuga ngo ubushukanyi, umuziki, kwiyoberanya n'ubuhakanyi ku nkengero ya Yorodani. Mbere y'uko nsoma aya magambo baravuze ngo igihe Abisirayeli
ntabwo aya magambo yose nshaka kuyasoma, bagaragaza ngo imyiteguro abantu bakora mbere y'uko bakora icyaha. Igihe Abisirayeli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, niho bashowe mu gukora icyaha. Bananiwe gukomeza. Aya magambo ari kuri paje 386 abanziriza ari yangiye gusorezaho. Bananiwe gukomeza guhanga Imana amaso, basuzuguye gusenga, maze biyimika umwuka wo kwiyemera, kudamarara no kwihugiraho. Byasize umunara wo mu mitima utarinzwe, abarinzi b'umunara wo mu mutima. Ibi bintu byo kudamarara byasize bakuweho, maze ibitekerezo bibi birinjira. Abagambanyi bari imbere mu nkike nibo bakuyeho ibihindizo by'amahame bakurikizaga, maze bagambanira Abisirayeli mu maboko ya Satani. Bavandimwe, baranditse ngo ni muri ubwo buryo Satani ashaka kurimbura umuntu. Mbere y'uko umukristo akora icyaha ku mugaragaro, mu mutima haba harabanje kuba imyiteguro miremire itazwi n'abandi. Ntabwo intekerezo z'umuntu zigwa mu kanya gato ngo zive ku rwego rwo kwera n'ubutungane ngo zigere ku buhanya, ubuhenebere ndetse n'ubugome. Kugwabiza abaremwe mu ishusho y'Imana bagahinduka abagome cyangwa bagahinduka nka Satani bitwara igihe. Kubwo kwitegereza turahinduka. Mwumva aya magambo, kubwo kwitegereza turahinduka. Kubwo kugundira ibitekerezo bidatunganye, umuntu ashobora kwigisha intekerezo ze atyo ko icyaha yangaga urunuka kizamuhindukira cyiza. Amagambo rero nshaka gusorezaho nayo: ibinezeza byinshi byabaye gikwira mu isi muri iki gihe, ndetse bikarangwa no mu bavuga ko ari abakristo, byerekeza ku iherezo rimwe nk'iry'abapagani byerekejeho. Mu by'ukuri hari bike mu byo Satani adahindura mu kurimbura abantu, abinyujije mu makinamico Satani yakoze igihe kirekire cyane, agira ngo akangure irari kandi aho icyicaro ingeso mbi. Imikino ijyana n'umuziki, gucuranga, kubyina no gukina amakarita, ibyo byose Satani arabikoresha kugira ngo asenye imbibi dushyirirwaho n'amahame atugenga, kandi akingurire amarembo gushimisha irari ry'umubiri. Mu iteraniro ryose ryo kwinezeza, aho ubwibone buhabwa intebe cyangwa hakarangwa n'inda nini, aho umuntu yibagizwa Imana kandi ntabe akizirikana ibyiza bizahoraho, cyangwa ntabe akizirikana iby'ijuru. Aho niho Satani akoreshereza iminyururu ye akaboha umuntu, kandi umuntu uboshywe mu minyururu nyine birumvikana ko atakwibohora. Igihe rero ngo abantu bari muri biriya bintu byose bigaragara muri iki gihe tumaje gusoma, ngo Satani we aba ari kubabohesha iminyururu ye. Icyaha Abisirayeli bakoreye i Bali-Pewori cyatumye Imana ihanisha ishyanga ryabo ibihano byayo. Nubwo muri iki gihe ndi gusoma paje ya 388 amagambo asoza iki cyigisho. Icyaha Abisirayeli bakoreye i Bali-Pewori cyatumye Imana ihanisha ishyanga ryabo ibihano byayo. Nubwo muri iki gihe
ibyaha nk'ibyo bidashobora guhanirwaho nk'icyo gihe nk'uko bo bahise bahanwa, byanze bikunze igihe kizagera abantu babihanirwe. Hari igihe abantu baburirwa haba muri buriya buryo bwose twasomye, ariko bakumva babona nta gihano kibayeho, babona nta gitangaza gihise kiba, bagakomeza kwitwara uko bishakiye n'imyanzuro ifatwa ntibayiteho, bakavuga yuko ahubwo abayifata ari abantu wagira ngo basigaye inyuma batazi aho iterambere rigeze. Nyamara ngo igihe kigomba kuzagera bakabihanirwa. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 17 niho ayo magambo aboneka. Hateganijwe ibihano bikomeye cyane bireba ibyo byaha, bitinde bitebuke. Ni ibihano bizahabwa umuntu wese wica amategeko. Ibyo byaha birusha ibindi byose nibyo byatumye inyoko muntu ihenebera mu buryo buteye ubwoba, kandi abantu baremererwa n'indwara n'ubutindi byabereye isi umuvumo. Uzi indwara n'ubuhanya biri mu bantu kubera guhenebera muri ibi bintu byose turimo turasoma. Abantu bashobora kugera ku ntego yo guhisha bagenzi babo ibyaha byabo, ariko amagambo muyumve neza. Abantu bashobora kugera ku ntego yo guhisha bagenzi babo ibyaha byabo. None se niba abantu bishora mu muziki, ubwenge bwabo bugapfa, bikarangira bishoye mu busambanyi, ngo niyo butakorerwa ku mugaragaro, abo bantu ubwo busambanyi bashorwamo n'ibyo bintu bishoyemo bakabikorera mu rwihisho, ngo babasha kubihisha abantu bagenzi babo, ngo ariko byanze bikunze bazasarura ingaruka zabyo, haba mu mubabaro, haba mu ndwara bakomora muri ibyo bintu, mu ndwara bakomora mu busambanyi. Ibyo bintu bizaba ku mugaragaro igihe bazaba barwaye, cyangwa se bibe mu gihe bazaba bishwe n'ingaruka z'ibyo bintu. Kandi hirya y'ubu buzima nabwo hari urukiko ruzaca urubanza, kandi rukazatangaza ibihano by'iteka. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera bavandimwe, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko Satani n'abamarayika babi, umugani wabo uzaba muri ya nyanja yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kabiri. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 21 n'Ibyahishuriwe igice cya 20 umurongo wa 14. Paragarafu isoza. Bavandimwe, mwumve aya magambo dusorejeho. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Imigani igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi ntiwegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyaka icyubahiro cyane, ngo ugihe abandi. Icyubahiro cyawe utagiha undi, cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyabyaha. Imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyabyaha, maze amaherezo ukazaboroga, umubiri wawe umaze gushiraho. Imigani igice cya 5 umurongo wa 8 n'uwa 11. Kuko inzu ye yerekeye urupfu, kandi inzira ze zigana ikuzimu. Niyo mpamvu nkugira inama zo kubyirinda, zo kubijya kure. Mu bamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira z'ubugingo. Mbega amagambo ababaje. Mu bamugendera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira
z'ubugingo ukundi, kandi abo yararitse bari mu mworera w'ikuzimu. Bavandimwe, reka dusabe Imana ngo ducishe inzira zacu kure y'iyo nzira ituganisha ikuzimu, tuganisha mu irimbukiro. Tuve mu bushukanyi, tuve mu buhakanyi, ahubwo dukurikire inzira y'Imana kuko irahera hayo. Bavandimwe, turashoje. Reka dusabe buri wese aho ari kugira ngo yicishe bugufi, dusenge dusoza. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwa icyubahiro muri twe iteka ryose. Tugushimiye amagambo twigishije muri uyu mugoroba. Uduhe gucisha inzira zacu kure y'ubushukanyi, kure y'ibitaguhesheje icyubahiro byose, kure y'umugore ushukana, ahubwo inzira zacu aba ari inzira tuyoborwamo nawe, kugira ngo imibereho yacu ihindurwe nawe. Uduhe Mwuka Wera kugira ngo atubere umuyobozi, kandi atwibutse ibyo Yesu yavuze byose nk'uko isezerano rye riri. Aya magambo twigishije turayagushimiye, kandi tugusabye Umwuka Wera ngo akomeze kutwigisha ibiruseho byazatuma ubwo Kristo azaba agarutse tuzaba dushyitse rwose, tukishimira kuza kwe, tukamusanganira ku bicu. Data, uduhe umugisha wawe kandi utugenze uko ushaka. Uturinde inkomyi yose yatuma ubushake bwawe budasohorera muri twe, ahubwo umugambi wawe usohore rwose, kuko tubisabye tubyingingiye, kandi tubisabye Imana Data twizeye kubiduhaye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane bavandimwe, Imana iduhane umugisha.